Ese wifuza kumenya inyamaswa ya mbere nini ku isi mu nyamaswa zo ku butaka? Tuguhaye ikaze kuri uno muyoboro. Nimba uri mushyashya kuri ino channel, ntiwibagirwe gusiga subscribe, like ndetse na comment, kandi ukanayisangiza inshuti zawe. Uyu munsi tugiye kureba inyamaswa ya mbere nini kandi inatinyitse ku isi. Ubutaha tuzabakorera n'inyamaswa zigera kuri 5 zitinyitse za mbere ku isi. Abo duhurira kuri Road Rules, nongeye kubaha ikaze ndetse nshimira n'abantu badukurikira bari mu bindi bihugu. Nayo Imana ikomeze kubaha umugisha. Twese hamwe reka dutangire tureba inyamaswa ya mbere nini kurusha izindi ku isi. Nta yindi, iyi nyamaswa yitwa inzovu. That's an elephant. Inzovu niyo nyamaswa ifatwa nk'inyamaswa ya mbere nini ku isi. Ikaba ifite amazina cyangwa se izina ry'ubumenyi cyangwa se scientific name. Harimo iyitwa Loxodon africana, ariyo yitwa African Savanna Elephant. Hakaza yitwa Loxodonta cyclotris African Forest Elephant. Hakaza nitwa Elephas maximus, ariyo Asian Elephant. Ayo ni amoko. Harimo Afrika nyine cyangwa se inzovu zo muri Afrika. Saho gusa, izi nzovu zishobora kuba n'ahandi mu bice bya Aziya y'Amajyepfo. Imiterere y'umubiri cyangwa se uburyo izi nyamaswa ziteye, ni inyamaswa nini nk'uko twabivuze kurusha izindi zo ku butaka. Izi zishobora gupima hagati ya kilograma 5,000 na kilograma 7,000, arizo hagati toni 5 na toni 7 z'uburemere. Muri kumva ko iyo nyamaswa ni inyamaswa nini. Ikindi kandi zifite uburebure bushobora kugera hagati ya metero 3 ndetse na metero 4. Muri kumva ko mu bunini ni nini ndetse no mu burebure ni nini nk'uko bigenda bigaragara ku mafoto n'uburyo zimeze. Kandi ikindi, inyamaswa ishobora kurya ibiro birenga 150 ku munsi. Iyo ntabwo ari inyamaswa yo gupfa kwisukirwa. Ikindi, ziba zishobora kunywa amazi agera kuri litiro 100 gusubiza hejuru ku munsi. Bivuze ngo muri uwo mutonzi wayo, byibuza mu gihe igiye kunywa ibishobora kuba yabikamo ibuni cyangwa se litiro zirenga 22 z'amazi. Izi ngizi ziba zishobora kubaho imyaka hagati ya 60 na 70 no gusubiza hejuru, kandi zigashobora no kurenza iyo myaka nyine zibayeho. Bivuze ngo ibaho nyine igihe kinini. Ikindi kandi, nubwo ari nini, ariko iyo zirohamye mu mazi cyangwa se iyo ziroshywe mu mazi, ziba zishobora kuba zakoga zikaba zavamo. Ikindi, izi nzovu cyangwa se inzovu zifatwa nk'inyamaswa z'icyubahiro mu mico ya kera. Dushingiye nko ku Buhinde, zifitanye isano n'Imana Ganesh, Imana y'Abahinde yitwaga Ganesh. Ndetse mu Rwanda no muri Afurika y'Uburasirazuba murabizi ko zifashishwaga mu migani n'amazina y'icyubahiro. Ikindi kandi, tunagendeye ku bijyanye n'intambara, ku bijyanye na Bibiliya, usanga ko nimba barabaraga abantu runaka cyangwa se abantu baguye ku rugamba cyangwa se umuntu wivuganye abantu benshi, wasangaga cyangwa se n'ubu usanga bavuga ko uwo muntu nyine yabaga yishe abantu inzovu runaka. Wenda bakavuga bati yishe abantu inzovu 2 cyangwa se yatabaye abantu inzovu 2. Wenda tuvuga ko ariko wenda bivuze ko inzovu ifite agaciro kanini kandi inubashywe cyane mu mateka. Murabizi ko Thailand naho ni ahantu nyine haba inzovu nyinshi. Ikindi, twabibonye ko zifite nyine amateka akomeye kandi ziri mu nyamaswa za mbere nini ku isi. Wifuza ko tuzakugezaho top 5 cyangwa se top 10 bitewe n'uko mubishaka y'inyamaswa z'inkazi cyangwa se zitinyitse kurusha izindi ku isi, mubinsigira muri comment. Abashimira buri mwese twabonye muri iki kiganiro kuva video itangiye kugera isoje. Wabonye video, gakora subscribe, like, share ndetse na comment. Imana ikomeze kuguha umugisha. Kamibutse ko njye nitwaje mu ku bantu duhurira kuri Road Rules Academy. Ku bantu bifuza kwiga amategeko y'umuhanda barabizi, kandi nimba uri na mushyashya kuri ino channel ukaba wifuza no kuba wakurikirana amategeko y'umuhanda, andika Road Rules Academy, naho ukurikira amategeko y'umuhanda. Niho abantu benshi dukunda guhurira. Rero reka duhurire muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.